irimo gusinyisha abakinnyi umuntu wese umunyamakuru umwinfluencer wagize icyo abavugaho no mu ntangiriro za shampiyona avuga ko batari ku rwego rwiza yarebwe nabi pe yarebwe nabi na PRFC ku buryo bukomeye umuntu wese wavuze kuri abakinnyi avuga ko hari abatameze neza muri uko rugamba rw'ejo muri kwezi kwa 9 yarebwe ijisho ribi pe ariko uburyo arimo kubahendahenda ngo basoke byagoranye byanze banze kugenda birakwereka nyine uburyo transfer window yabitagenze neza nekereza ko nk'ikipe yatwaye ni bitten ya Thierry Froger murebye neza uko ibintu bihagaze yari komeye kurusha ya APR ya Darkonovic yari komeye kurusha agendane ari bitameze neza byinshi ariko nicyo nyine window imaze window bizatangira tariki 3 igasoza Lorenzo Ramirez ko Chidebere niwe mukino abonye udashaka gufunga umupira ku kirenge cye kabisa kugira ngo ufunga ukarume ugume ku kirenge biragoye cyane control cyo bita block ablokira ku murundi umupira ugasubira niyo mpamvu rero bashaka nk'imikino gukoresa ku isarabwa imikino mujya mukina imikino mujya mukina ya RPS harimo abakinnyi benshi bamurusha oya muri migration RBC biragoye pe cyangwa imikino y'abasirikare iyi y'abarugango Chidebere yabanzamo aragira cyane na division ya 5 imikino ya gisirikare irakomeza saa 5 kuri Kigali Pele Stadium ikibazo Lorenzo kubaza Chidebere muri ya RG yabanza muri RG ko Taitemana se yamuhaye umwanya kuko arushana mwagiye mubyihorera izo impande zaraje abantu baba ari ho abahungu banje barebare ariko bamusetse ariko iyi window ariko buri izagorana buriya nyine nka PRFC ikeneye kongeramo abakinnyi kugira ngo equipe ibe nziza kurushaho ibyo byo rwose ni imperatif ariko nanone ntabwo afata abakinnyi ngo bongere ku bandi baraho ngo badakina bahembwa amafaranga menshi ugomba kubona uburyo basohora muri equipe niba rero bigoranye kubasora muri equipe bizanagorana gusinyisha abandi uko buriya winjiza umukinnyi hari abo wasoye kugira ngo bakomodatinge uwo mushahara we iyo salary niba ushaka kurekura umukinnyi yo mu 3,000 by'amadolari ushaka gusinyisha 5,000 neza uzamwongeraho 8,000 hari umukinnyi udashobora no kuzana kuri liste ya 18 ya 20 no bagomba kubona uburyo bumvikana bagasoka muri equipe kugira ngo equipe yongere abandi bakinnyi beza kurushaho kugira ngo nibura kikombe cya shampiyona kugitwara bizabagora cyane bagomba kugitwara kandi no kosora amakosa wenda bakoze muri Champions League kwizigira bizasaba ko abanza gutwara iki gikombe niyo gezaba qualification so ntabwo atekereza kuri Champions League ukosora ibitaragenze neza kuri pyramide utabanje gutwara igikombe cya shampiyona n'urugamba rukomeye hagomba kubamo n'ibitambo cyane hagomba kubamo n'ibitambo birumvikana neza cyane ubwo rero birumvikana zimwe mu ngingo turi buze kuganiraho cyane bagirwa polisi na gasogi ariko polisi na gasogi umunsi wa 15 ufunga fazare polisi rakira gasogi saa 9 kuri stade Kigali Pele ubwo indi mikino zakomeza mu mpera z'icyumweru izakomeza ku cyumweru kuko amavubi azakinejo ntabwo bashobora gukina bari parallel n'amavubi ntabwo ferwa fit ubwo icyo bisobanuye ni match komeye cyane kuri Police FC yitwaye nabi cyane mu mikino navuga guhera nko ku munsi wa